nta mu perezida Kongo ifite mu rwego rwa diplomasi ibindi wenda bikora neza ariko muri diplomasi ari hasi cyane buriya nabamenye by'abanyapolitike bazi byabo ariko kwita umuyobozi w'ikindi gihugu ngo ukamugeranya na Hitler bahita bakubwira burya turakubonye we Tshisekedi yashyizeho agatemeri ku bantu bamwibazagaho bavuga batari mu nyungu za politike nta cyapfa na perezida Kagame ibyabo barabizi niki aho gufata umuntu uhagaritse genocide ukamugeranya n'undi wakoze genocide ahandi buriya rero hari n'umuntu wakubwira ati buriya ariko bashobora no kujya mu mitsi kandi burya rero hari n'umuti ashobora kunywa da yahogotomera singiye kukubeshya oya se kandi waruzi yuko ariko reka marisha ntazajya ndegara ndekera aho ngaho oya amfete hanyuma David ibi bintu rero ubu turebe Tshisekedi aramutse yongeye gutorwa biragoye Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha barupiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks yaba ya motera ya boate na ya feri atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera imodoka igasubirana agaciro bayoze gataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho ibanga n'uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance imodoka igahora ari mu ryerye. Ni Gikondo hateganye neza na paruwasi Gatolika ya Gikondo. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira weekend nziza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda no gusoza neza iki cyumweru turi kumwe na David Karame na mahoro cyanumve na mahoro mu Rwanda intambara muri Kongo intambara muri Ukraine intambara muri Hamas hari n'indi ntambara nda kuvuka za Venezuela ikirwa Venezuela ishaka kwigarurira kirimo petrole nyinshi cya Guyana isira dagatwa muri make ariko giye aho ndi namahoro abo namahoro yanjye ukomotse mu sinagogi se sinagogi neki isengero abantu b'inyamirambo basenga kwijuma nawe nawe b'inyamirambo ko byagenda kose dusenga gatanu ku munsi uriya rero abantu batajya baba hafi wenda yandi madini batamenyereye bajya bagira ngo nyina madini ntashyira hakete uziko nta madini atagira abarokore no mu basiramu abantu bameze nk'abarokore abantu bakubona nyine utikwije bati mbega bati mbega karitsiye yacu ibintu birakomeye cyane mu badivyo bita abaka abantu bafite ubwaka kwaka no kugurumana ubwaka gukabiriza kugira gute urumva buriya madini yose agira abantu nk'abo ngabo noneho kera rero nkiri umubyaza ariko ibintu nkunda kubivuga nyine ngenda gahoro naje gusanga hari nka muntu ari nk'umuzirima akunda imico y'abarokore impamvu mvuze ngo by'ububyaza nuko nko mu bihe byo kubyara kwa mama bamwe namwe benshi wabonaga bafite nk'amadini nkayo kuko unabyandikaho ku mpapuro amadini ariko waza kwiherera ari mu bihe bikomeye kumva arimo kuririmba indirimbo zo mu bitabo by'abarokore ukaba se wazimenye gute izingizi kandi uri umusiramu kazi ati tuba tuzize ati muri ibi rero uriya isa yinaraza gatabara bigakunda akaba n'abarokore baba badeperi n'abandi bo mu madini nkayo baba bakunda imico ya Kisilamu akavuga ati sha ariko barambara pe atubona ko bikwiza ati bari yabo rwose ugasanga no nyine mu madini abantu barakundirana hagati ya icyo nicyo kintu nanshitse kuvuga ari nayo mpamvu abantu bakwiye no kureka kujya intambara zishingiye ku madini ubundi se ko nta juru ry'abamizirima rizabaho ry'abaporoso rizabaho ryonyine ubundi ziriya ntambara z'amadini ziva kuki ko bose kandi amadini hafi ya yose uretse aba Yehova bemera ibyo by'ijuru ni rimwe muzahuriramo tu nimushaka muze mutangire gukora imyitozo mu biryogo mushaka gukora imyitozo he hose ujye umenya kubana n'abantu bitandiye umenye kubana n'abantu badefirije hakiri kare kuko bose Imana izabakira ubwo kugira ngo uzaze kwifata ku muntu ugeze mu ijuru kandi ntacyo uri bumukoreho urumva hari ibintu nakwiye kwiga tukiri mu isi karinija nko kubana amahoro kugira gute kandi ukamenya ko muri buri societe utumva muri buri community harimo nyine abantu reka mbyite gutyo babi nabeza kugira ngo mbitware gutyo nta ijambo rimwe baravuga ngo mu bantu bose habamo abantu bose
wa mugani hagiye kwiteranya mu bantu bose habamo abantu bose byaba binabeza wenda abanyarwanda beza n'ababi hari abagande beza n'ababi abanyamerika beza n'ababi hari abakinnyi b'umupira beza n'ababi hari abasilamu beza n'ababi nese mu ntambara bose habamo abantu bose nese muri apartheid muri Afrika y'Epfo ugira ngo abarwanyije apartheid nabirabura gusa harimo n'abazungu abazungu benshi kimwe nuko harimo n'abirabura bangaga kwihagarara Can imagine ni nkuko muri no ntambara Hamas na Israel abantu bajya bibwira ko abagazawi bose banga abayahudi cyangwa ko abayisraeli bose banga abagazawi reka hari abactiviste babo bavuga bati mwagiye guhiga Hamas mugiye kusenya n'ibintu nka biriya none muri kwica n'inzirakarengane hakaba abagazawi bavuga bati mwebwe Hamas mwagiye gutera bitero kutakizingiza kwa 10 twabatumye none rero abuduhinduye inzererezi mu gihugu cyacu ibyo rero media international iyo yafashe impande kabogama ijya ngaho igataka Hamas indi gataka Israel nkaho ariko ikibazo cy'itangazamakuru mpuzamahanga nabo ntabwo wabarenganya nabo baba bareba icyumuka bwira amatorero aho bandikira ariko by'ukuri umuntu uzabasha kuganza amarangamutima akamenya ko mu bantu bose ama abantu bose kizaba ari igitego cya mbere atsinze mu kubaho mu isi aho ngaho nta nubwo ushobora kumuheza ngo unuze ko mu bantu bose ama abantu bose noneho ngubwira kandi tugiye kwambuka muri Kongo se buriya sinzahwema kubivuga nubwo mbivuga abantu bagashaka kuntera amabuye kuko wenda mba ntari mu nyungu zabo harimo abantu mu matsinda y'abantu kwa wazarendo batarakuragaho ku kibuno bataragezaho kumva ibyo Tshisekedi ababwira neza ni bake ariko umwe yarambwiye ati hari nk'inka tuba dufite mu gice M23 itarafata ariko zikibungabunzwe n'abo bantu bo mu matsinda y'abazarendo bakiduha ripoti y'inka zacu bakitubwira bati zibwe n'aba zihungiye aha niki kubera ko usanga nk'uwo mukomanda wabo ataramira bunguri ideology ya Tshisekedi urumva nk'uwo M23 hafashe ataraba mubi ababaye umuntu ufite gahunda zima urumva sasa abantu rero bakakubwira yuko ubwo wenda umuntu wagiye muri amatsinda wese afite umutima mubi urumva ariko generalization ubundi kangoze kanije umutima najyaga ngira ko kutageneralize ubundi naje kuwukura he waje kunyanja ariko nanjye ngiye kwikura mu izina rya Yesu afite don't have kugeneralize abantu bose gufata ngo abantu bose ibi nibi kandi tugomba kubaka societe muri ubwo buryo bwo kugira abantu inama no kutageneralize ngo wumve ko abantu bose ari babi uzi ko ushobora gutekereza gutyo ukikanga umuntu ari kugutabara kandi atarafite umutima mubi kugirira nabi niyo mpamvu abanyarwanda bavuga ngo uwisha ababi amaze abeza uwo mugano baho yego oya uzanye imigani birahagije tugende muri ko ushobora kwica abantu uzi ko bose ari babi ariko kamariramo n'abeza yego uwisha ababi amaze abeza akaro karagaciro karagaciro ari kadotubaha ya dimanche kuri Primo Media Rwanda ya David muri Kongo hari amakuru menshi reka duhere kuri Tshisekedi wagereranyije Perezida Paul Kagame na Hitler Tshisekedi Antoine Chirombo nabonye abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga barimo baramwanjama mu kanya gato nibwo nabonaga Andrew Mwenda arimo questioning ubwenge bwa Tshisekedi IQ iwe hagati se Tshisekedi ni muzima ntekereza ko akwiye gukorerwa ikizamini cyo mu mutwe ati umukuru w'igihugu cy'igituranye agakoresha ururimi kuri mugenzi we wundi kandi yaje Bukavu ati niba ari no gukora ibi ngo atsinde amatora yababona ko nyuma yayo azakenera gukorana na Kagame niko Andrew Mwenda niko yavugaga reka niyo bwa mugani yaba bikora kugira ngo atsinde amatora ariko se nyuma y'amatora yatsinze hari umuntu urabizi muri politike bibaho kuvuga simvuga rumwe n'ubutegetsi ubu simvuga n'ubutegetsi buriya singira gute ndakubwira impamvu mbaje kumucishaho singomba no kumuvuga izina noneho nigeze kumva umuntu umwe mu bavuga ko barwanya ubutegetsi ngo bwo mu Rwanda none ariko buriya kanije utagiye kubeshyanya hari igihe ubona umuntu kavuga uti ese ari mu biki afite imibare yarimo n'ubutegetsi ashaka kuzabona ubutegetsi ingoma ziraryoha nta wange ingoma urumva noneho nza kumukurikirana kuri interview imwe yari Radio France Internationale kimwe bitangazamakuru bikomeye by'Uburayi numva ari mu bantu bajya bashaka gusimbuka bagashinja ubuyobozi bwo mu Rwanda ngo guhanura indege ya Habyarimana kujya gutura nk'ibyo none akajya bati kandi yewe nari hafi mu bantu bagombaga kumenya no wayihanuye ati rwose
ati abayihanuye ndabazi ati na FPR ni ikintu nk'ibyo ngibyo nareba n'umwanya yari afite muri FPR ndavuga se uzi ikintu natekereje natekereje ikintu gisekeje reka nkibwire abantu dukurikiye avuze nti kuko sinashidikanya ko yabaye muri FPR byo nari mbizi ko yabayemo kuko umuntu ashobora kuba muri FPR kugera ku rwego rwo kuvuga ati niyo yahanuye indege ya Habyarimana igisobanuro byagira cyose cyo nitayeho muri aka kanya okay none hakagira n'imyanya ikomeye yararahiye agira gute urumva zino ndahira abantu barahira z'abayobozi bakuru ziba zibitse ibintu byinshi sinzagira gute kubera inyungu zanjye kubera ibyo kuko urumva neza ko ari politiki bitumye avuga ibyo byari mu nyungu ze bwite kugeza kuri iyo saha yabivugaga kuri izo nyungu ze rero ntabwo yari afite ubwo burenganzira bwo kwica icyo yarahiriye niyo byaza kuba ari byo urumva yego none ndamureba ndavuga ariko ibyo bita kunyuzaho umuntu ijisho ndavuga wa mugabo kuko ni umugabo nkugijejemo ijisho uko byagenda kose kayinjira nk'ubugena nkorera Primo Media Rwanda hari urwego ntageraho giye ngo nsebye Primo Media Rwanda nubwo yabaranyambuye cyangwa twaragize gute urumva hari urwego utageraho nk'umuntu uzi ubwenge ngo ukamene mu gitoza Primo Media kuko kuri CV yawe izaho unandika CV mu binyamakuru nakore icyo kinyamakuru kizaho none se wajya kuvuga ngo icyo kinyamakuru kucyari kinyamakuru kimeze gute na gute na gute kandi kiri muri CV yawe kuki rero mpa ntanze urwo rugero no kwikora mu nda Tshisekedi rero noneho namugarukeho Tshisekedi bavuga ko papa we nyine Etienne Tshisekedi ari mu bantu bumvaga neza politiki y'u Rwanda urutwita ngo u Rwanda rushyashya kandi afite n'ukuntu yagiye arwana intambara zitandukanye zo kutarukamira mu kitoza turimo kujyana yego noneho Tshisekedi afite iyo legacy afite icyo kintu cy'igihango akura kuri n'ishyaka aba muri DPS rya papa we yego rya papa we kuko mu gutandukanya ishyaka na ideology y'umuyobozi waryo wanaryubatse biragorana abantu bagakwiye kumva ko IDPS mu byo yarwanaga nabyo yumvaga politike y'ibirimo gukorwa mu Rwanda kugira ngo u Rwanda ikibazo gihari gikemuke cyane cyane ko yari hanganye na MPR Mouvement Populaire Républicain ya Mobutu iri mu bazambije harimo n'umubano w'u Rwanda n'ubuyobozi buriho uyu munsi kubera ko MPR niyo yakiriye bariya bavuyemo FDLR buriya zitukwamo nkuru MPR iri ku butegetsi muri Zaire niyo yakiriye MRND n'abambari bayo n'intwaro zabo n'iki ari bo bantu baje kwanjandira nyine FDLR tubona uyu munsi noneho ugafata ya MPR ugahuza ideology na IDPS yarwanyaga MPR ubwo kandi uri Tshisekedi uyoboye MPR uyu munsi Tshisekedi rero simvuga ngo yagombye kuko haza amateka yaje ku gisozi ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali Etienne oya uyu noneho nageze kuri Antoine Chirombo aza ku gisozi umuntu wageze ku gisozi wese ntagomba gushidikanya ku bubi bw'umuntu bita Hitler kuko Hitler ni umuntu wakoze Jenoside yakorewe abayahudi Holocaust urumva noneho ukabona ko uje ku gisozi urebye amateka ya Jenoside uko yahagaze n'uwayihagaritse Perezida Kagame ukoze ikintu kiri ntabwo kiri mpe paradoxal kiri paradoxal 100% ufasha umuntu wahagaritse Jenoside kiri pri paradoxal ushoze umuntu wahagaritse Jenoside birabiza amateka n'isi yose irabyiga Jenoside yakorewe abatutsi yagizwe na Perezida Kagame nta wundi wayitambitse amateka nta no kugoragoza ngo guhari umugereranyije n'undi muntu wakoze imwe muri Jenoside ku isi Hitler wakoze the Holocaust kandi Tshisekedi uyivugisha amagambo nkariya biranyina ngo nibyo bita antisemitism urumva ushobora gusanga ari matsuru mubano na Israel reka atazi ko ibyo bamwenda bamaze kubona n'abayahudi bamaze kubibona ko hari umuntu ufata umuntu wagaritse Jenoside imwe iri ku rwego rumwe bw'abayahudi ukamugereranya n'ubwo wayikoze buriya rero Tshisekedi yakoze mistake ikomeye cyane no mu rwego mpuzamahanga kuko niwe mu diplomate mukuru wa Kongo Kinshasa perezida niwe mu diplomate mukuru w'igihugu none utangiye kuvanga ibintu bijyanye na Jenoside kandi Tshisekedi uvuga ko ugereranya Perezida Kagame na Hitler bivugwa ko Perezida Kagame mu byo bitaga carnet d'adresse cyangwa se mu byo Perezida Kagame yaremereye Tshisekedi ari ukumuhuza n'abantu bakomeye ku isi bikavuga ko Perezida Kagame ari we wakoreye deal Tshisekedi yo kujya kuvuga ijambo muri IPAC i Washington IPAC ni yanama igihuza abayahudi bo muri Amerika mpuzamahanga urumva ubwo uziko Perezida Kagame ni umunyafrika perezida wa Afrika wa mbere wayivugiyemo wayifatiyemo ijambo urumva ahita ashakira n'agatuti Tshisekedi kuko bari inshuti Tshisekedi yagiye afata ijambo muri IPAC none Tshisekedi arimo gukora speculation mu bintu bya Jenoside azi ko yafashe ijambo muri IPAC ejo bundi agafuka kazanafungura ambassade ya Israel i Kinshasa so muri politike
ntabwo navuga ngo byabuza kubana bitewe n'inyungu abayahudi bamufiteho, ariko bariya bamushyize muri agenda bati nta muntu dufite. So mu ijambo rimwe tutaza no gutinda kuri uyu mugabo w'umuperezida, nta muperezida Kongo ifite mu rwego rwa diplomasi. Ibindi wenda bikora neza, ariko muri diplomasi ari hasi cyane. Kuko ufite kuvuga uti u Rwanda, erega icyita rusange n'u Rwanda, kuko abaperezida tuvuga baba bakuriye ibihugu, ariko uvuze uti umuturanyi dufite hakurya iyo ngiyo aratubangamiye, turabangamiranye, tugize gute, abakongomani bagutora, ariko se ugiye kuzamuka no kwambara ikindi gihugu ukagishyira mu bya Hitler gute? ahubwo urenze umuturanyi ugiye no ku muyobozi w'ikigo cyangwa w'urugo rw'uwo muturanyi. Noneho hari abakongomani nabose mbona babyandika kuri Twitter bavuga batari ko Ubudage bwakubereye icyita rusange muri politike yawe, waje uvuga ko ugiye gukora Allemagne d'Afrique. Ati none ya Allemagne d'Afrique watubwiye aho kugira ngo tuyishakire mu mihanda, ati kumbe burya Allemagne wavugaga na Allemagne ya Hitler. Ngaho nyumvira, yatangiye no kwiteza abantu bamwandikira. So rero mu ijambo rimwe mpamvu nazanye urugero rwa mbere ndushyira kuri Tshisekedi, nuko harimo abantu muri iyi monde y'intambara n'amakimbirane conflict zivutse hagati y'ibihugu, kandi jana abantu bavuga ati ibihugu ntabwo twamenye ibyabyo, ushobora kuba bafite agakino birimo nkaka kandi bavuga hagati y'u Rwanda na Uganda, ariko kagakurwaho nuko Muhozi yavuze ati haburaga gato ngo turwaye intambara y'ubucucu. Kumbe n'intambara bugiye arimo yeruye, abantu bakamenya ko Muhozi abivuze. Ari n'abantu bavuga bati Tshisekedi wazanye na perezida Kagame i Rubavu bakakora press conference kuri Goma Kivu Serena Hotel. Buriya n'abamenye by'abanya politike bazi byabo, ariko kwita umuyobozi w'ikindi gihugu ngo ukamugeranya na Hitler bahita hakubwira burya turakubonye. Buriya Tshisekedi rero yashyizeho agatemeri ku bantu bamwibazagaho, bavuga batari mu nyungu za politike, nta cyapfa na perezida Kagame, ibyabo barabizi n'iki aho gufata umuntu uhagaritse genocide ukamugeranya n'undi wakoze genocide ahandi. Buriya rero n'umuntu wakubwira ati buriya ariko bashobora no kujya mu mitsi. Abaperezida n'umuntu nabo bakomeye ku bihugu byabo, kuko buriya butumwa bugera kuri perezida Kagame byanze bikunze. Akaba afite niba yajyaga mwandika muri green book akamushyira mu cy'umukara, akavuga ati wowe genda bakwandike izo page mufate muzimure muri kiriya gitabo cy'umukara cyuriya mugabo. Buriya se perezida Kagame yaberwa abantu bamugeranyije n'izi mvugo ku isi yose, ntafite se abantu bakora amadokimenti ibi byose. Akavuga ati wa mugabo twamwe mu gitabo cya green twamushyize mu cy'umukara, kandi burya rero hari n'umuti ashobora kunywa da yahogotomera. Singiye kukubeshya. Oya se kandi. Waruzi yuko mu bihe by'amatora nk'ibi ngibi ibihugu bituranye by'igihugu kirimo amatora byanze bikunze abaturage baratora kandi urumva, ariko mu mitorere yabo bashyiraho igikumwe, bashyira ibyo bashyiraho byose, ntiyaburaga pourcentage no gukaba 0.0% ku ruhare rw'ibyo bihugu mu muperezida uzatorwa mu kindi gihugu. Byanze bikunze ibyo trust. Oya no muri Amerika abantu barabyumvisha bavuga bati Uburusiya bwagize uruhare mu gushyiraho Trump. Kandi ubona bitanatu ariko bituranye kuri Alaska harya. None se ko wumvise ukuntu ibihugu by'Uburayi ejo muri bya produce bigakoma amashyi bibonye David Cameron agarutse muri diplomasi y'Ubwongereza, bakavuga bati Cameron abandi bose bazambyaga ibintu, ariko David Cameron twarabanye akiri premier ministre, dufite ukuntu twabanaga tugasubirana tukajya gute, ariko hari ibyacu natwe azumva. Ibihugu mpuzamahanga bifite ukuntu babireba ibintu bera mu kindi gihugu, cyane cyane ziko mu kujyaho kwa Tshisekedi perezida Kagame yarayoboye umuryango wa African Union igihe yabaga perezida. Yego. Kandi uziko hari komisiyo yari yashyiriyeho kujya kureba amakimbirane ari muri ariya matora yabaye hariya, yari kujyanwa na perezida Kagame akajya Kinshasa kureba induruburi zihari. Perezida Kabila ahita yohereza wari ukuriye ubutasi bwe, urumva, mu Rwanda. Araza nibwo bari abantu bo muri FDL banafatwaga bavuye Uganda, urumva. Aya muri FDL nyuma bibagirwa kandi bibagirwa turaha mu kiganiro. Bazeye bafisi bazeye bafatwaga bakaza gucirwa imanza mu Rwanda. Mbega iyo operation Kabila yakoze kandi ari muri transition yo guhereza ubutegetsi Tshisekedi, bamwe banavuga ko bisa nk'ibintu byatumye n'abari bafite ubukana kubihabera n'izo nduruburi babugabanya barimo na African Union. Bivuze ngo uburyo Tshisekedi yagiye ku butegetsi kakano navuze ngo ni 0,combien, wenda ko kubana n'u Rwanda na perezida Kagame yaravuze ati nibakomeze ba managing ibyabo tupfa kuzareba feedback yabyo. None se yakomeza kuvuga ati tugende na ya kipe African Union yamuhaye tujye kubireba tubitere metero, ntibyari gukunda se yashyiramo umugaga cyane. None se ugira ngo uriya mugaga uzi cyari kuvamo. Uriya mugaga kuva iriya conseil episcopal y'abakatolike muri Kinshasa muri Kongo yari yahagurutse
kuva Martin Fayulu yari yahagurutse kuva Kabila yari yatsinzwe abyemera hasigaye iyo diru yari gusubiza irudubi ibintu inyuma n'amatora agasubirwamo kandi yasubirwamo ntabwo Tshisekedi yari kuba perezida. Trust me, iyi Katolika yari birimo. Africa nino yahagurutse. Urumva Kabila yabyitaje. Icyari gupfa ni diru y'ukuntu Tshisekedi yabaye perezida. Iriya diru yagiye muri Afrika y'Epfo, Kenya na Misiri. None icyari kuzuka ni iki? Icyari kuzuka eventually maybe ni inkiko kubyinjiramo zigasubiramo amatora zikareba watsinze amatora byanyabyo hakaturumbuka monde Fayulu. Icyakabiri cyari kuvamo ni ukwica amatora yose agasubizwamo ko yakabaye. Kabila gakomeza kizamukira akayobora iyo transition indi myaka 2-3 nta gihombo yarabifite muri kubyemera. Wenda ari kuvuga ati reka ntegeze comeback. Shadari arabyanze wenda tuzamamaza undi. Urumva wenda Shadari yari gutsindwa n'ukuntu yadefandaga manifesto ya PPRD ya Kabila. Kabila kadeze nyundi yaba kamitatu yabandi akaza gatsinda amatora w'inefano byari gukunda cyangwa arambere imende. So urabona ko uruhare rwo kujyaho kwa Tshisekedi African Union yerewe na Perezida Kagame ifite uruhare yabigizemo kugira ngo abe perezida kuri abimeze uyu munsi. None uraje ibivuye muri ibyo wisa abandi wisudi perezida ngo ni Hitler. Ngiye mpamvu ndimo kuvuga ibingi nzamura urushinge. Hari ibintu ushobora kwishyura da ubundi hari ibintu bitishyurwa urumva abandi bakabikwishyurira ariko hari ibintu utaza kugira. Trust me uzaba ureba kuko buriya Tshisekedi mutekereza mu buryo bubiri. Tshisekedi ku butegetsi na Tshisekedi poste y'ubutegetsi. Siko Afrika imeze. Yego. Ibyakubayeho n'iki byose ariko nibishobora kuba uvuye no ku butegetsi. Cyane ko bari mu matora ntagaze nyuma y'ubutegetsi kuko bizagenda. Yega yanatsindwa muri Kongo birashoboka. Cyangwa se isi ntagarimo kumubara cyangwa iyo si tuvuga n'u Rwanda rurimo mu bantu bagukorera karikiri. U Rwanda rufite urwego rukomeye ruriho kuri diplomasi ndugo yabo. None se ntabwo uzi yuko isi shwa guhamagara ariko se uwo muturanyi murabona indi manda y'imyaka 5 ayitoreye muzashobokana abandi bakavuga ati never 5 yo byose na makara yaka. Isi kavuga ati kugira ngo amakara yaka rero mu bajye no ku bintu bigenda ku isi. Oya nabaretse. Ubwo si bwo umuntu abuze ubutegetsi kubera yasi ige no ku bintu bigenda. Buriya za Amerika zigwa bati turambiwe intonganya za Tshisekedi no mu Rwanda kandi za Amerika ntuzazica amazi. Za France ziti uriya mugabo nta kintu kikigenda neza. Ambasade zacu ziduha raporo zirimo imiriro buri munsi. Uriya mugabo wenda bashobora no kuvuga bati yari mwiza pe ariko na stepping down. Nibura tubona gahenge cyane ku Rwanda abadiplomate mpuzamahanga bashobora kuvuga ko babona ko ruramutse rudatuje na Kongo na diru zabo zitagenda neza. Bagashaka umuntu bavuga bati wenda zaza imeze nka Tshisekedi ariko n'undi muntu mushyashya udatukana bigeze hariya. Ibyo rero birashoboka. Izi kapitale mpuzamahanga ziri 5 yaba Beijing yaba Paris yaba Londres yaba Washington na za Moscow kuko barumvikana iyo bigeze hakomeye barumvikana. Bakavuga bati haro uwo mugabo ntacyo yatwaye ariko murebe undi utagize icyo utwaye utari kwirevoye. None se nkubaza iyo Amerika ivanga u Rwanda rukura ingabo ku mupaka na Kongo hakura ingabo kandi sinigeze nemera ko u Rwanda rwigeze rurundanya ingabo ku mupaka wa Kongo ku buryo byatera ubwo Amerika. Ahubwo baratubeshye bafata level tension iri ku rwego rw'amagambo ya politike no guterana amagambo babihinduramo ikintu kimeze nk'igisirikare. Kandi igiteye ubwo bari amagambo ya Tshisekedi igiteye ubwo batari ingabo zirundanyije ku mupaka ariko baba byo batwereka kugira ngo nk'abaturage tubone ibyo ngibyo. Igiteye ubwoba ni politike ya Tshisekedi na giteye ubwoba ari ingabo ziri ku mupaka. None Tshisekedi aho kugira ngo ashyiremo amazi arimo gufata umuriro w'amashara agashyiramo amavuta agashyiramo peteroli. Hariya jambo yavugiye Bukavu rishobora gusiga nkuko mwenda yamucishijemo ijisho na marishara agacishamo ikaramu. None n'ibihugu bikomeye bijya dutekereza kimwe bivuga turi amagabo mureke uzi Bukavu akita perezida w'u Rwanda Hitler mucishemo ikaramu. Kandi ibingibi nkubwiye harabura iminsi sofa 10 kugira ngo amatora muri Kongo ku munsi wa 10 n'umuzambaza Tshisekedi ngiri shobora guhita erega n'ibihugu by'u Rwanda na za Uganda erega andura umwenda nakubwira ikintu ujye umenya icyo presidence ya Uganda ivuga. Uriya mugabo yegereye presidence ya Uganda cyane. Ushobora gusanga andura umwenda arimo avuga amagambo yakuye muri salon zo muri State House. Wenda State House cyangwa se kwa Muhoza atakabaye avuga publicly cyangwa Museveni atakabaye avuga publicly ariko akavuga umuntu akumva ibyo avuze. Hano mu Rwanda mujya numva Robert Mugabe ari ubyigisha abantu ngo abantu ngo bagombye kumenya language ibihugu byabo bivuga na politike zibiri. Numva Joseph wabyita ngo kumenya icyo mwuka ubwira amatora. Icyo mwuka ubwira amatora niko abyita. Sasa
nubona andura umwenda avuga ikintu ujye umenya ko andura umwenda ashobora kuba ari nkaho parallel cyangwa amplifier ampli urumva abandi barimo kumwamplifyinga ya Kampala rero ariko bakavuga bati twege ntabwo tuzakora amakosa nka Tshisekedi ngo tujye kwikoma ikindi gihugu turi abadiplomate reka dutume abantu muri soft power niko babyita dutume bandura umwenda buriya andura umwenda ijambo yavuze nirwo ruri mu Uganda yumva mu Tshisekedi abantu bakajya muri andura umwenda gusa hapana ntabwo andura umwenda yafuka ikintu atazi icyo state yavuze kivugaho nawe kandi agomba kugisha inama ashobora no kubaza boss we Muhozi ati ko ngiye kuvuga iki kintu nkagishyira hanze uracyumva utata ahubwo wari watinze kukivuga uriya mugabo is not ready ese David ingaruka ziri jambo rya Tshisekedi no kumucishamo ikaramu bati twajyaga tugira ngo hari kizavamo no gufata ikaramu gacishamo ariko kuri ya percentage yawe ibe 2% kuko abatora baramutora ariko nibyo nakubwiye ngo uruhare ibindi bihugu bifite urwo ruhare ruza mu bikire ruza mu kuvuga ngo andi mahanga akomeye abona gute indi myaka 5 ya Tshisekedi mu gihe atazaba cana wakana biriya bihugu ko tubona hari inyungu tumaze ari byo tumaze kuhahombera ikiganiro nakoze ubushize tugaruka ariko ntabwo urangije ikibazo cyawe se nimbizi nahise numva igisubizo nahise mvuga ni ingaruka ze ariko wari wanabikomoje uti na nyuma yuko avuye ku butegetsi iri rishobora kumukurikira cyane ryamukurikira hanyuma aba Mossad kigikurikirana abantu bakoze holocaust mu myaka 40 hafi 80 ishize none so uzi ko ibihugu byaguhereza nese Tshisekedi ntabwo akeneye kuzakora business avuye mu president umusaza za gushora imari mu Rwanda mu gihugu yaza gushora imari mu Rwanda hakuze ko Jean Pierre Bemba bagira ibanze Remera bari nka Jean Pierre Bemba bivuze biriye ikibanza cye uko cyagenda sinkuza gishobora kororerwamo ingurube kubera iki se kandi kiri mu mujyi wa Kigali ibaze ingurube ku Gisimenti ariko reka Marisha ntazajya ndegara ndekera aho ngaho oya en fait nuko kuko urumva abenshi bavuye ku perezida imyaka 5 si myinshi nubwo yatorerwa indi myaka ariko abazakora amabozo office menshi urabona nibyo ba Kenyatta bakora guhuza ibihugu kugira gute none se jambo wavuze rero gukurikirana none se numva uzaza ibihugu niba hari ibihugu bigena kugutorera nko kujya kuba umuhuza muri Mali hari bitazakuzamurira ikiganza kubera ijambo wavuze kuko na generation ziri uyu munsi zizi ko perezida Kagame yazikuyeho umusaraba wa genocide urumva buriya nizo zirimo kubyumva vuba umuntu watwitiye perezida Hitler none se urumva urimo gushyiraho uwaka hagati yawe cyangwa urimo gucana uwaka urimo kuzimya umuriro cyangwa urimo gucana kugira so no kuvuga ngo nka generation ziri uyu munsi ziravuga ziti dufite umutekano nibyo nahoze mvuga ku kinyamakuru ndi hejuru mbabwira ngo hari umwana uri uyu ariko mbita abana kubera imyaka amaze kugira ariko iyo wita umwana umuntu ushobora gushyingirwa mu rwego rw'amategeko bajye batwumva neza ntago ari kubasuzugura ariko hariho generation dufite uyu munsi iyi bita ngo ni generation Z urumva itarumva isasu mu Rwanda noneho abakuru babo generation yindi ikurikiye ikababwira ngo suku byari bimeze twebwe twakuriye muri generation yacu yakuze tubona abantu bambara ibikwembe bya menende bakurira amabisi n'ubuhiri n'iki byose n'amafirimbi ubwo basaba ibyo bababwira bakavuga u Rwanda mufite uyu munsi mwabana mwe sibwo twakuriyemo sasa mu rusigasire noneho iyo generation iri uyu munsi ivanga we noneho ngo twebwe ngo muzehe wacu ibintu nk'ibyo ngibyo noneho undo kujya kuvuga ngo amwitiranye na Hitler barakubika mu bwonko ubwo nibwo intambara zarwanwa muzi no kurasana babazarasana barengera icyubahiro cy'igihugu cyabo nk'ibyo ngibyo so ntabwo abayobozi b'ibihugu bakwiye kuvuga amagambo asesereza ibindi bihugu wigeze wumva perezida Kagame mu gihe imbonera kuri zavuga ngo tuzabamesa tuzagira gute we yabuzaga abanyarwanda kutukana sibyo ntabwo ndibuka mushiki wabo yarakiri Minafete yaravugaga ati abarundi bari mu Rwanda babungabungwe bitabweho bakomeze bagirane umubano mwiza niko wubaka diplomasi y'igihugu kugira ngo uhoshe amakimbirane n'amageneration y'abantu n'ubwo ngira ngo abakongomani bari mu Rwanda nta oya ntabwo tubana na bose njya mbona as Dr. Awazi niwo bakuriye n'umuvura umuganga nabo bavuga imvugo nk'izi tuvuga avuga ati mujye mureka ibintu nk'ibyo ngibyo tuzabana byanze bikunze tugomba kubana kandi yavuze ko bafite turi abafongisiyoneri 100 mu Rwanda badafite ikibazo urumva ni benshi abo ni abafongisiyoneri bazwi nta gushyira ababogosha abakora amasaro bagira gutera iki bagenda amanywa nijoro bumva nta kibazo bafite rero iyo umuperezida ugerageza gushyiraho ikintu cyatuma generation atijundikana urumva ngo usanga dufite urubyiruko muri Kongo kabira Tshisekedi zira mvugo zivugwa mu basirikare babigisha ngo u Rwanda rwaduteye rwagize gute biriya ninde muntu uzajya kubihanduramo umuntu wagiye mu gisirikare azi mu Rwanda rwateye igihugu cyabo
ubwo kereka haje undi muntu agahindura amazi divayi. Ubwo urumva iyo ubikoze no hakuno bakaba bakora ibindi bisa n'ibyo ngibyo, uri muteranya generasiyo. Ariko nibura generasiyo ya Kongo izakomeza kududurirwamo ibyo ngibyo, ibyo mu Rwanda ntawe ibiduduriramo ibindi. Burya umuntu abanguye ibuye ntutore irindi, intambara irahosha. Ariko abanguye ibuye nawe ukabangura irindi, intambara iratera. N'impamvu n'u Rwanda na Kongo bitararwana kugeza uyu munsi ni ukubera inyigisho ziri mu Rwanda. Ariko iyo mu Rwanda bari ziri zimeze nk'izo muri Kongo, mutwika amapene kuri Kongo bana mutwika mujye gutwika ni kuntuza. Burya agatambara burya intambara yahera hariya kandi bakarwana. Niba Tshisekedi avuze ko perezida w'u Rwanda meza cya namwe muvuge gutya, byaba ari bibi cyane. Ari nayo mpamvu no mwitangazamakuru n'ibituvuga natwe nk'abanyamakuru icyo twagomye gukora no guhosha umuriro. Mu gihe tubona rangaje yo mu Rwanda itari offensive, icyo gihe natwe tugomba kuba offensive. Tugomba kuvuga tuti Tshisekedi yavuze biriya kubwe, ariko sibyo Katumbi yavuze, sinabyo umunyekongo wibere muri sinabyo Mukwege yavuze. Mukwege wajya kugira amagambo akaze, we sibyo yavuze ngo ari abaturanye ngo tuzahora duturanye ngo ntabwo uzabakura hariya n'ibintu nk'ibyo ngibyo. So urumva natwe media dufite uruhare rwo kuvuga ko abakongomani bose ntabwo ariko bameze. Ibitekerezo bya Tshisekedi nta wamutumye kuvuga biriya. Abanyabukavu babyakiriye bate? We abanyabukavu bavuga ati uyu mugabo ko sinzano nabonye bandika ngo bamuhaye urwamenyo aho yiyamamarizaga akibivuga, bararumuha nyine. None se abanyabukavu bashi bari hariya n'abanyacyanguguraza ko batandukanye gute? Buriya bavuga bati yadukondera, twari tuzi kaje kuvuga kaje kongera amasaha yo kwambuka umupaka, none aje kudukondera ati none dutangira u Rwanda karabaye. Ariko bakavuga bati at least mu Rwanda twambutse uyu munsi, twarambutse ejo dusanga twambuka nkuko bisanzwe. So urumva rero Tshisekedi ni warumbajijeho, hari byo nakwita mistake nk'umusesenguzi wa politike, ariko iriya ni big mistake yakoze, kuko kuyihandura no mu mateka yasanzwe na nyuma y'ubutegetsi bizamugora, kandi azakenera u Rwanda, azakenera ya generasiyo yatukiye perezida. So arimo gukora mistake ituma abazaza ku butegetsi n'abatari we mu gukemura ya makimbirane bizabagora, kandi ntabwo iri perezida utega imitego igihugu. Ahubwo yumvisha ko n'abana ba Tshisekedi ubwabo ashobora kugira umunyarwanda bazahura nawe akavuga ati sha so yavuze ibi. Ni ibyo ngibyo byo nakubwira. Yari ku butegetsi sha. Buriya nibyo nakubwiraga. Gusa bikazakomeza gusigasirwa no ku Rwanda rwo ruzaba nta bindi rwigishije generasiyo ihari, yaba ari mu mbwirwaruhame cyangwa mu nyigisho za rwihishwa, kuko hari ibihugu bikora amapolitike yabyo mu gihe cy'amatorero, mu gihe cy'iki n'iki, bwenda bakagira nk'inyigisho bigisha. U Rwanda rero nta kintu rucengejemo muri propagande, nta kibazo icyo gihe abintu byakomeza kugenda. Ariko rwakije umuriro, baba we rwakije umuriro, waba ari umuriro mubi cyane. Ariko nizere ko muri maturité y'abayobozi b'u Rwanda ibyo batazabigeraho, ntago babikora uko byagenda kose. Hanyuma David, ibi bintu rero ubu turebe Tshisekedi aramutse yongeye gutorwa, biragoye. Ubu nanjye ubwo ni nyine nakambutse kuri yazo, niho biragoye kubera yuko uko isi yubatse, kuko nicyo kituzana kuri izi kamera. Uko isi yubatse, ayo matora na 95% y'abanyagihugu, ariko ya 5% isobanura ikintu gikomeye. Iriya 5% isigaye iharirwa amahanga uko abona umuperezida w'igihugu cyanyu. Bakunda kubyita deep state, kandi muri Kongo bigaragara ko deep state yo hanze y'igihugu irawakinga, ifite uruhare runini. Kuko Afrika y'Epfo, iya Kenya n'iya Misiri niyo yawakinze over powering uko amatora yagenze. Ubundi Fayulu ngo yari yatsinze amatora, ariko isi yo hanze iravuga uti ntabwo turimo kubona Fayulu afitinga mu nyungu zacu. So n'ubundi yo 5% deep state ikomeza gufata na Kongo no ku Tshisekedi, kuko Tshisekedi aziko yagiye ku butegetsi binyuze muri iyo nzira, nawe azi uko azi yawakinze kuri we, ishobora no kuwakinga kuri we kuwundi nawe ikamukinirwaho. So kandi trust me, ntabwo hazabura telefoni iva Washington ikava Moscow ikava Beijing ikava Paris ikava Londres ivuga ngo uriya mugabo se murabona muzacana waka mu myaka 5 iri imbere, kandi cy'u Rwanda rwasubiza ndimo kugishidikanyaho. Byanze bikunze ntabwo harimo ntuza, ntabwo harimo kubera biriya bintu yagenda avuga. Hashobora kuzamo no rejemo ugahita ujya Kampala, andura umwenda atangiye kumena umuceri, ubwo urumva na Kampala kizasubiza. No rero niza murumva Nairobi kizasubiza. Uwo mugabo yatwikoreje amaboko, twaragiye tugiye mu gihugu cye, atuma tuhava n'ikimwaro tudafite dusobanurira abaturage bacu ba Kenya. Uwo mugabo 0 seconde nimba nababwiye ngo kwirukaniza ingabo za yase kwa Tshisekedi ataratsinda amatora, yakoze mistake, yiteranyije n'abaturanyi. So igitekerezo cyava Kampala cyava Juba ndimo kucyumva hano, n'icyava Dar es Salaam ntabwo kigoye kukimenya, buriya utaza kwibeshya. Sometimes muri politike nta muntu ugira inshuti zihoraho, n'icyava Bujumbura buriya ntabwo wamenya icyo ari cyo. Yaradutumiye aduha amadolari, ingabo zacu zishirirayo,
yaradusezeranje ko izeza yazigiye imbere izacu zikazitera umusada. Buriya abantu bavuga ko abarundi babahanga cyane mu gisirikare mu bintu bita artillery mu kurasa imbunda ziremereye. Abantu barabizi nyine ntabwo wabajyaho impaka abarundi baza artillery cyane. None basezeranije artillery wenda n'urugero Tshisekedi muri Tafoke mission bageze kuri tere basanga no kujya kuri artillery bakajya no kuri infantry no kwa advancing abandi birukansa kubashyira imbere ku mirongo y'urugamba abandi birukansa. None buriya ushaka kwicara kavuga uti Bujumbura itekereza iki kuri Kinshasa, ariko ubu muri iyi minsi ushobora gusanga badacana uwaka. Birashoboka au départ baracana guwaka ariko bagera kuri tere ntibacana uwaka, kuko nyine urumva icyo bita gucana uwaka nikiva kuri report z'abari kuri tere. Report zo kuri tere ziravuga iki? Mwatoje kurwanirana n'abantu mu gihugu none biruka mbere bakatusiga twegeremo n'ingabo zacu zashize, nibura kugira ngo dushire twese hari nitwe turimo gushira. None sibyo ngibyo ntago ari controversy ibaturutse kuri tere kuri report niyo ngabo ya premier niyo ngabo yakira ibyumvika nko sibyo byakozwe. Nawe urabyibajijeho ukavanga abasirikare bapfira Burundi kuri yase bikazana conflict hagati ya M23 n'abarundi gusa binayizana hagati y'abarundi na Kinshasa. None se barimo gupfira ku butaka bwa Kongo, none se barimo gupfa mu buryo wenda butumvikanye. Dufata urugero nk'umuntu ushobora gusesengura ku bya defense, niba tuvuge ziriya uniform z'aba Kongomani ingabo zabo zigenda zambaye, nkubaza akabazo kamwe kandi urakansubiza. Ujye ukeka ko buriya byagarukiraga kuri uniform gusa cyangwa byanagarukira kuvuga ngo ariko tuzarwanana n'ibifaru byanyu tuzarashisha n'ikibiki byanyu? None se ujye umenya ngo gupfa ko ingabo z'abarundi kwenshi ntiwasanga Kongo yatanze imyenda gusa ariko ntitange n'ibijyana nayo, bikaba byo byagushije abasirikare b'abarundi munuze mu gupfa ko bwinshi. Kuko Kongo yaguze ibifaru blende narazibonye, ibyo bita blendereje APCs ni amurad personnel carrier ni bitwa ifaru bitwara ingabo ku rugamba ariko bikanarwana. None se bira bifaru babibona kuri front line muri Kongo ntabyo ndabona, kuko bihari byaraswa bihari byafotorwa twabibona byanze bikunze. So Tshisekedi yabasha kudeployinga drones z'ubutasi ariko ntabwo tuzi niba na drone z'intambara ubwazo zo fighters drone yari yazitanga. Icyo ni kimwe ushobora gusa kandi ibyo byita covering fire. Ibyo biba bizafasha ingabo zirwana ku butaka. Yego. Ikindi ingabo zirwana ku butaka zikoreye udufuka kuriya. Ikindi ntabwo wasanga Tshisekedi abaha uniform zo kwambuka zo kuvana ku kibuga cy'indege cya Bujumbura yari yabasezeranyije na helmet bulletproof akabasezeranya n'ibirinda gatuza, ariko sindabona umusirikare w'umuntu arwana yambaye ikintu kirinda gatuza. Turababona ku mafoto ntibazatubeshye turababona. None se wasanga arabahaye ibyo ntabahe birinda gatuza ntabahe birinda umutwe ntabahe ibifaru ntabahe atirari bahageze bazakoresha, ugasanga Tshisekedi mu by'ukuri abantu baramutrustinga nka ari fidele ku Burundi ariko na eshek burimo kugira hariya ari we utarabahaye ibyo bikoresho. Kuko impamvu bivuga gutya no kubera iki? Iyo bitaza kumvikanwaho gutyo ingabo zabo zari kugenda zambaye ibigofero bibarinda umutwe nibarinda gatuza bakavana Bujumbura babyambaye, kuki bagera muri Kongo bakabibura no kubera iki? Kandi Burundi bubifite ntabwo Burundi bibuze nk'igisirikare. Ntabwo ubona ko harimo ikintu kimeze nkaho Tshisekedi yatatiye ikintu tutazi hagati y'ingabo z'abarundi kitarimo kugenda neza kigeza n'abavuga bati mudukure muri iki gihugu twitahire. iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu twibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare